Abagore benshi n'abakobwa ntabwo bazi ibimenyetso cyangwa se ibimenyetso bizaho ku mubiri wabo, ntabashe kumenya se ndwaye iki. Ariko burya kanseri y'amabere, tujye kuganira ku bimenyetso bya kanseri y'amabere. Kanseri y'amabere ni indwara iri guhitana abagore benshi cyane hano mu isi. Rero waba utabizi, wabona ibimenyetso ntubyiteho, tayari urapfa. Umuzika kwa mani urapfa bakaguhamba. Rero ngiye kuganiriza ku bimenyetso 10 uzabona ku mabere yawe cyangwa ku mubiri wawe w'umugore cyangwa se umukobwa, ugahita umenya exactly ko urwaye kanseri y'amabere, kuko ni indwara mbi cyane. Kuko burya nanone niyo waba uyirwaye hakazaho kubaho like imprisonment, kuno bakuraho ibere rimwe hagasigara irindi, nabyo si ibintu byiza. Ariko burya ubimenye ibimenyetso hakiri kare, wakivuza ukabona treatment ugakira. Ikintu cya mbere rero, hari ukugira akabyimba mu ibere cyangwa mu kwaha. Murabizi ko ibere n'ukwaha ni ibintu bituranye. Rero iyo ufite ikibyimba mu kwaha cyangwa se mu ibere ukajya urikandamo kumva harimo akabyimba, menya ko icyo kimenyetso kiri fishe. Ikindi kandi tujye tugira ingeso by'umwihariko umukobwa cyangwa se umugore mu gihe cyawe cy'ukwezi mu gihe ugisoje, menya gukanda amabere yawe, wumve niba harimo ikintu, niba harimo akabyimba ujye kwa muganga, niba nta karimo ni amahoro. Ikindi, impinduka ku mubiri cyangwa se ku ishusho y'ibere. Hari ukuntu ishusho y'ibere ihinduka, rikaba ryaba umukara cyane, rikaba ryaba ikigina se, rikaba ryatukura. Icyo gihe wibibona wumva uri safe. No, ntabwo uri safe, urarwaye. Rero niba ubibonye yihukire kwa muganga. Ibere ryo nta mikino rwose, ujya kwa muganga, nta by'ikuvuga ngo urafata imiti y'ibinyarwanda. Ikindi, kubabara mu ibere bitari bisanzwe. Hari ukuntu wenda ugira uburibwe bw'amabere ugiye kujya mu kwezi, bibaho, abakobwa twese tugira icyo kimenyetso. Ariko hari igihe none buza ari impuruza, ari uko nyine ufite iyo kanseri, ufite icyo kibazo, ufite iyo kanseri. Rero biba byiza ubimenya hakiri kare, ukamenya uburibwe busanzwe bwo mu kwezi n'uburibwe budasanzwe buri kunotisa ibintu, kiri mu mubiri kidasanzwe ku ibere. Ikindi, n'uruhu rw'ibere guhinduka. Rushobora kuba nyine rwabaye umuhondo, rugatukura se, rukamera nk'icunga, rukaba ikigina. Ukicara, don't sit down and be comfortable. Wikicara, jya kureba muganga agufashe, kuko ni ibimenyetso mpuruza bya kanseri y'amabere. Ikindi ni nko gukomera kw'ibere. Hari ukuntu kandi ibere ukumva ryabaye nk'ibuye, ntiwonsa wenda ngo n'amashereka menshi. Nta kintu cyabaye, nta kintu kiri fishe uzi waba wakoze kigatera iryo bere kumera gutyo. Rero gerageza wongere ugerageze, niba ibere ryawe ryakomeye cyangwa amabere yawe yakomeye, ujye kwa muganga. Ikindi ni ukugira amashereka cyangwa se amazi mu gihe utonsa cyangwa se mu gihe utanabyaye. Urazana amashereka utarabyaye, purwa urazana amashereka wenda nta mwana, utarabuze umwana wenda muri icyo gihe runaka, cya grief yo kubura umwana, amashereka akizana gute? Uri umukobwa uzanye amashereka gute? Rero ako kanya ugomba guhita, cyangwa se niba uri n'umubyeyi waracukije ariko amabere arizanye, arikoze nanone arizanye, ugomba kumenya ko ibyo bintu ari ikimenyetso mpuruza, ukajya kwa muganga, kuko ntabwo bisanzwe. Ikindi ni ukwijima kw'imoko ry'ibere cyangwa se guhindura isura, ugasanga bimeze nabi. Iyo imoko itameze neza ugomba guhita ubimenya. Ariko hari n'abantu bagira amabere asa nkaho imoko yabo idapfa kugaragara neza, ariko as long as ibere rifite umutwe, iyo ubonye umutwe w'ibere hahindutse, wikwicara, jya kwa muganga, urarwaye. Iyo ni kanseri y'ibere igiye kukwataka. Ikindi ni uguhinduka k'uruhu nyine rw'imoko, ruri ku moko. Hari igihe ruba umukara, hari igihe ruba ikigina, hari igihe rutukura. Icyo gihe icyo ni ikimenyetso mpuruza, gerageza ujye kwa muganga, gerageza rwose. Ikindi ni ukubyimba mu kwaha. Iyo uzanye icyo kibyimba mu kwaha, noneho hari n'abakizana, yari umuntu nzi wakizanye kikayicamo n'amashereka, ujya kwa muganga. Ubwo ni uburwayi kandi bunakomeye, bukwereka ko ushobora kuba ufite kanseri cyangwa ushobora kuzayigira ahazaza. Jya kwa muganga ufite ibinini hakiri kare. Ikindi ni uguhinduka kw'ibara ry'ibere, nabivuze haruguru, kuzana ishusho y'umutuku, umuhondo, ikigina, ibere rigahinduka totally, nyine ibere rigahinduka totally, rigahinduka. Please, nubona bino bimenyetso, ubwo n'ibindi wenda abandi bagira, ariko ibi nibyo by'ibanze kandi birimesha cyangwa se bibi cyane. Jya kwa muganga, wikwicara. Ibere si urugingo wicarana, ibere si igisebe ngo wasitara washyiraho nyirabasanya. Gerageza ujye kwa muganga, kandi tugire nyine uwo muco wo kwikanda amabere. Nta yawe, of course, nta wundi muntu uri kuyagukandira. Gerageza ugire umuco wo kuyakanda, by'umwihariko nyuma y'ukwezi. Nabonye ko ari byo bigira akamaro cyane. Nyuma y'ukwezi cyangwa se uri muri ovirasiyo, ukayakanda ukumva ko nta kintu kirimo imbere. Rero numara kuyakanda ukabona nta kintu kirimo imbere,
ibintu azaba ari amahoro. Nubona bino bimenyetso rero jya kwa muganga, following treatment za muganga, ufata ibyo ufata, ukora ibyo muganga akubwira, ubashe gukira. Kuko kanseri y'ibere irababaza. Sorry njye mba ndi gutanga ingero kuko nkunda kuganira n'abantu bakuru cyane. Hari umuntu nzi wayirwaye, ubwo happens to be a friend to my friend, ariko yarayirwaye, ariko ni n'umumama w'inshuti yanjye. Yeah, she is. Then yarayirwaye, ariko uburibwe yumvise n'inda niyo yaba ari kubyara inda inshuro 1000 ku munsi, ntabwo yamurya gutyo. Yarababaye cyane rero kubera ubwo buribwe bwo mwibere. Kandi murabizi ni iyo uri kujya nko mu kwezi wenda abantu bagira icyo kimenyetso cyo kubara amabere, uzi ukuntu bijyana, wumva unabangamiwe. So ibere ni urugingo ugomba kwitondera kandi nanone rufite akamaro. Ntabwo uzatanga ubuzima udafite ibere ngo ubone uko wonsa umwana. Ni kwa kundi nyine uzabona muri postpartum ariko hano umwana amata, kandi si ibintu byiza. Rero gerageza wite kuri iryo bere ryawe, kandi ibere ni urugingo ruranga ubwiza ku mugore, urugingo ruranga ubwiza. Ni ibintu twese turi abantu bakuru, ibyo ni ibintu tuzi. Ibere riri mu bintu mu karanga bwiza k'umugore. Rero kurirwara cyangwa se kuribura n'igihombo gikomeye. Hari uko kubura ubwo bwiza, hari no kubura uko uzabura uko umanaginga cyangwa se like wita unocuringa kuri ubwo buzima uzazana hano mu isi. Ntuzabasha konsa, ariko wanabyirinda hakiri kare. Hakugira ngo ugiye kugera kuri instant, wabyirinda hakiri kare. Uri kubona ibyo bimenyetso, uricaye gute, uri comfortable gute, jya kwa muganga. Muganga azagufasha, azakubwira ibyo ugomba gukora, muganga azakubwira ibyo ugomba kunywa, muganga azakubwira ibyo ugomba kurya, ubwo burwayi bugende. So don't hesitate. Niba ufite umwana w'umukobwa nawe uri gupfundura, menya kureba iyo ntuza, menye uri umumama, ufite uburenganzira bwinshi. Kanda wumve uko umwana wawe ameze, niba hari ikintu kiri guhinduka mu mabere ye, niba hari ikintu, bimenye hakiri kare. Bimenye bizagufasha no kwirinda hakiri kare. So niba wakunze ikiganiro, likinge, commentinge, sharinge na subscribing niba utarasubscribinga. Kandi ikindi, commenting ku kindi kintu naza kuganirizaho ubutaha. Ariko ubutaha tuzaganira ku bintu bitera uburibwe bw'umugongo. Abantu barwara umugongo batabizi, nabwo n'izo kanseri tuba turi kuvuga zishobora gutera kubabara k'umugongo. Ishobora kuba ari kanseri iri mu gifu ariko igatuma umugongo ukurya. So then tuzaganira kuri ibyo bintu. Tuba tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye nk'uko nabivuze hano. Ngende hano kugira ngo nkuganirize ubuzima, umenye ubuzima, umenye ibimenyetso by'indwara runaka, ibyo kurya ugomba kurya, uko wakirinda indwara runaka, n'izindi health tips. Ndi hano kugira ngo nzikuganirize. Rero do the needful, and abantu musubscribinga ndababona cyane. God bless you so much. And abantu bari interested muri contents z'ubuzima, God bless you so much, even more. Rero let's expand and